kubaho niho mfite impagarike, kubaho niho niko kubaho, kubaho niho mfite impagarike, kubaho niho niko kubaho. Nongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi muri uyu mwanya, nongera kubaha ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganirira hamwe, kandi nifuriza abamerewe neza gukomeza kugubwa neza, ndetse tunihanganisha abatamerewe neza kubera impamvu zinyuranye, ari ibyago, ari uburwayi, hari n'ibindi bibazo by'ubuzima buri wese yaba afite mu mwihariko we. Twongeye kubifuriza kubona imbaraga zo kubisohokamo neza no kubona ibisubizo byabyo, ndetse no kwiyakira kugira ngo muri ubu buzima tumenya ko duhura n'ibibazo ndetse tugahura n'ibisubizo, byose rero bigenda bisimburana kandi ntaho twabihungira. Niyo mpamvu iyo turi ku isi abakomeye bakomeza abantu bafite ibibazo mu gihe runaka, na ba bandi bari bafite ibisubizo nabo bakajya mu bibazo bagakomezwa na ba bandi bari bacitse intege. Niko rero ubuzima bwa none bumeze, ari nayo mpamvu mwese tubihanganisha. Rero ndabibutsa ko kuri uyu murongo dutanga cyangwa se tuganira ibiganiro bifitanye isano n'ubuzima bw'imitekerereze, ibibazo duhura nabyo ndetse tubana nabyo, noneho tukarushaho kwimenya no kwisobanukirwa. Niyo mpamvu rero tugira ngo tugusabe gukurikirana neza ibi biganiro tugiye kuganira, mbibutsa yuko hari ibiganiro bitatu bimaze gutambuka, kandi ibyo biganiro bivuga mvuye he, ndi he, ndagana he. Icya kabiri kikavuga kubaho ndiho, ari nayo nyito y'uyu murongo tuvugiraho. Nanone kandi twasoreje ku kiganiro kivuga ndinde, umugabane wa mbere. Ndagira ngo mbibutse ko ibi byose biri mu nsanganyamatsiko ngari yitwa kwisobanukirwa, kuko akenshi twisobanukirwa igice cyangwa se n'ibyo twisobanukiweho rimwe ntidushobore neza kubyumva uko biri. Nayo mpamvu rero tugira ngo dusabe buri wese gutega amatwi ibi biganiro. Ibi byose bine bigiye gutambuka biri muri iriya nsanganyamatsiko yo kwisobanukirwa. Rero nguhaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo urusheho kugenda rwa rugendo nyine rw'ubuzima rwo kwisobanukirwa, kuko iyo tumaze kwisobanukirwa tukimenya aho intege nke zacu, bituma nanone twishakamo imbaraga ndetse zituma haza n'impinduka nziza mu buzima bwacu. Ndinde, umugabane wa kabiri, nicyo kiganiro tugiye kuganiraho. Ariko mbere y'uko twinjira mu mizi y'iki kiganiro, ndagira ngo wibaze ibibazo bikurikira. Mbese mfata umwanya ungana iki wo kwitekerezaho cyangwa wo gutekereza ku muntu wanjye w'imbere? Mbese ni hehe nkunze kwibanda hagati y'imbaraga, intege nke, amahirwe, ibimbangamiye nifitemo iyo nitekerezaho? Ni ibihe bisobanuro mpa ibyambayeho, ibindiho n'uko mbona ejo hazaza? Ibi byose bigira uruhare rungana iki mu buryo nibona, uburyo mbona abandi ndetse n'isi mbamo? Bigira ingaruka ki kuri njye no ku bandi, cyane cyane
iyo bishingiye ku ntege nke n'ibimbangamira. Muri iki kiganiro rero cya gatatu twibukiranije, twaganiriye kuri Ndinde umugabane wa mbere. Aha twakunze kwibanda kuri rya dirishya ry'ibyumba bine, tugaragaza umuntu uwo ari we, ariko uwo muntu wavuzwe ni umuntu w'imbere, ntabwo ari umuntu w'inyuma nk'uko dusanzwe turebesha amaso yacu, ahubwo ni amaso y'intekerezo zacu atuma turushaho kwisobanukirwa abo turi bo. Rero iki kiganiro cyuzuzanya n'icyabanje, kandi tugiye kukiganira muri ubu buryo bukurikira. Mu buzima busanzwe umuntu wese aratekereza. Iyo avuze cyangwa iyo akoze neza, yakagombye kuba yatekereje neza mbere yo gukora cyangwa kuvuga, cyangwa se akaba yanatekereje nabi, kuko nabyo bibaho kandi bibaho kenshi. Urumva iyo watekereje nabi, igikorwa gikurikiraho nyine ni ugukora nabi. Ku rundi ruhande, iyo akoze nabi nanone biva mu buryo yatekereje butari bwiza, bigatuma ibikorwa bye bigaragara nabi, ndetse abantu bakaba bavuga bati ibyo yakoze rwose ntabwo yabitekerejeho neza. Ni ukuvuga intekerezo zacu zikubiye mu mirebere n'ibyemezo dufata, tukabona kubishyira mu bikorwa, byaba byiza cyangwa bibi. Aha ntabwo mvuga cya kintu gitunguranye utafashe umwanya wo gutekerezaho cyangwa wo kumenya uko ucyitwaramo, kuko nabyo bibaho. Hari ubwo umuntu ashobora gukora ikintu ahubutse, kuko nabwo yatekereje mu buryo buhubutse, cyangwa se ikintu gitunguranye akaba yafata n'icyemezo kitari cyo, ariko yaje kubimenya arisubira, ndetse akaba ashobora no gusaba imbabazi. Aha ahubwo ndavuga cya kintu wowe uba wafasheho umwanya ugafata icyemezo, wagitekerejeho neza kandi ukagifatira umwanzuro uhagije. Iyo ufite inshuti nziza igushimira ibyiza ukora, ikanakubwira ibitagenda, burya niyo nshuti nziza. Ya yindi iza igushimagiza, ikwereka ko wakoze neza gusa, ariko ntikwereke amakosa wakoze, burya ntabwo aba ari inshuti nziza. Ariko kubera inarijye, ntabwo dukunze kwakira rwose abatunenga na gato. Ibyo batwereka, iyo batwereka ububi bwacu, biratubihira, kuko bakoze aho tutifuzaga ko bakora. Ubundi muri kamere ya muntu dushaka kubwirwa ko turi beza, ko turi abanyabwenge, abagira neza, kandi ni byiza rwose, kuko bizamura kwigirira icyizere iyo hatarimo uburyarya ku babitubwira. Byagera ku ntege nke zacu cyangwa amakosa yacu, bigasa no kutujomba amahwa, ndetse rimwe na rimwe bikaba bishobora kutubabaza rwose. Uwabitubwiye tukamutwara nabi, cyangwa bitewe n'uwo ari we tukaba twamugira ndetse n'umwanzi, twamufata nk'umwanzi wacu. Nyamara umuzi w'ibibazo byose duhura nabyo, twabishaka tutabishaka, dutunze mu maso y'abantu no muri twebwe ibintu bibiri: ikibi n'icyiza. Niyo mpamvu hari imvugo twese tuzi mu Kinyarwanda ivuga ngo nta murozi wabuze umukarabya. Ubwo ni umuntu mubi rwose, abantu bose batinya, banga, ariko nawe agira inshuti, akaba ashobora kugira inshuti y'akadasohoka rwose, inamuvuga neza, kandi bizwi n'isi yose yuko uwo muntu rwose ari mubi cyane. Ku rundi ruhande bikavuga ngo nta mwiza wabuze inenge. Aha bishatse kuvuga ko ushobora kuba ufite ibyiza byinshi, ariko ufite n'ibindi bibi byakuzonze bikubamo, ndetse wananiwe kureka, ndetse rimwe na rimwe gukira bikaba bitoroshye cyane, ko umuntu ahora ashaka kubitwikiriza bya bindi ashimwa.
tugarutse ku cyumba cya kabiri twabonye muri cya kiganiro giheruka cyiswe ibyo niyiziho abandi batanziho, burya njye nyirabyo niyiziho byinshi. Aha nimvuga njye nyirabyo ubivuga ndiyumva kandi nawe wishyireho izina ryawe. Nyamara hari igihe byihisha mu cyumba kiri kure cyane, iyo tudashaka kubyumva, iyo tudashaka kubibona, iyo tudashaka kubitekerezaho, burya hari ahantu bijya kugira ngo dushobore gukora ibyo dukora muri uwo mwanya. Ibi akenshi biba bigizwe ahanini n'intege nke, kandi ni njye uzizi neza kuruta abandi bantu bose nibwira ko banzi. Nyamara hari igihe nibeshya ko izo arizo mbaraga zanjye. Mbega ikibazo gikomeye cyane. Gufata intege nke akaba arizo utekereza ko arizo mbaraga zawe. Ku rundi ruhande, ni njye byangiza bwa mbere, kuko bindaza amajoro ntasinziriye, gahorana urwikekwe, kwikanga, guhora mbabaye, nta mutekano w'imbere, agahinda, nta terambere muri njye, nta bwisanzure ndetse n'ibindi. Burya bijya kugera ku bandi njye rwose narangiye pe. Bikagera ku bandi ari nk'ingaruka z'ibindimo bishaka aho bisohokera, kuko nananiwe kubyihanganira, cyane cyane iyo hari imbarutso ntoya ibizamura muri njye. Ibyo twavuga ku rugero rw'umukoresha uhinda abakozi kubera ko hari ibintu byamuzamutsemo bye, imijinya ye, bya bindi atashoboye kugenzura, hanyuma akabijyana no mu bandi batabigizemo uruhare, ndetse bikaba byabaviramo n'ingaruka zikomeye. Ibi byose nibyo bigenga imyumvire yanjye, imirebere yanjye, ibyemezo mfata n'ibikorwa nkora, aho kugira ngo mbiyobore byo akaba ari byo binyobora, cyangwa se bikaba ari byo binyobora. Nkagaragaza impinduka ku kinyuranyo cy'uwo nari nkwiriye kuba we, cyangwa uwo nitezweho n'abandi. Umuntu wari uzwiho ubutwari agatangira kugaragara nk'umunyabwoba cyane, warangwaga n'urukundo rwo gufasha abandi akabyiburamo, uwakoraga cyane akanebwa, wari ufite impano ntiyongere kuzibyaza umusaruro ukwiye, ibyagushimishaga bigatakaza agaciro ndetse n'ibindi. Mbere y'uko dukomeza ikiganiro, twagira ngo dushobore kumva neza amagambo akurikira. Guhanwa biba cyangwa se biva ku nshinga guhana, bisobanura ko umuntu aba yakoze amakosa akaryozwa ibyo yakozwe hifashishijwe abamufiteho ububasha, kandi nabo bifashishije amategeko cyangwa amabwiriza ariho muri sosiyete, n'ibihano biteganywa ku muntu utabyubahirije. Iyo umuntu yaba umwana cyangwa umuntu mukuru atubahirije ibisabwa cyangwa ibibujijwe, ababyeyi cyangwa abajyanama bakuru barakubwira ngo wakosheje, uhawe ibihano kandi ntukazongere. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakoze amakosa ahanwa n'abandi bantu bamufiteho ububasha. Iyo bikomeje rero gufata indi ntera, ujyanwa cyangwa se uyu muntu ajyanwa mu bahanyi bisumbuyeho bakarushaho kuzamura ibihano. Ni ukuvuga ngo uko bigenda birushaho gukomera, niko ibihano bigenda nabyo birushaho kuremera. Amabwiriza akomeye akarushaho gutangwa kugeza aho ushobora no kugezwa mu nzego z'ubutabera, amategeko akaba ariyo yubahirizwa. Aha ndavuga wa muntu watangiye ahanwa n'umuryango we, ndavuga wenda umwana wananiranye n'ibindi, kugeza igihe agejejwe mu mategeko. Urumva ko biba byafashe indi ntera, ariko ikibabaje kandi gitangaje ni uko uriya muntu w'imbere akenshi adahinduka,
ahubwo hari igihe usanga intege nke zariyongereye ndetse ashobora no guteza akaga karushijeho cyangwa se karushijeho gukomera. Ibi turabibona kandi tubibamo mu buzima bwa buri munsi. Aho nanone imibanire yanjye nanjye iri muri njye inyubatse cyangwa insenya, myiza cyangwa mibi, ari nayo yubakirwaho ku mibanire ngirana n'abandi. Iyo mibanire itandukaniye hehe? Ndagira ngo ngereranye imibanire ibiri itandukanye. Hari imibanire n'abandi n'imibanire bwite yanjye. Ku mibanire n'abandi arizo mu ndimi z'icyongereza n'igifaransa bita interpersonal cyangwa interpersonnel. Ku mibanire yanjye nanjye mu zindi ndimi babyita cyangwa se ni intrapersonal cyangwa intrapersonnel. Ni ukuvuga ngo ni njye muri njye. Rero hari uburyo twabitandukanya kugira ngo byumvikane neza kurushaho. Imibanire n'abandi yerekeye ku kintu gituma haba cyangwa habura umubano hagati y'abantu, uhereye ku muntu umwe, ku muryango ndetse n'abantu benshi bahuriyeho, cyaba cyiza cyangwa ikibashyamiranya. Imibanire bwite yerekeye ku gitekerezo gishobora kwizana mu mitekerereze ya muntu. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ikibaye, niba ari ikibazo kivutse, niba ari icyiza kibayeho, bishobora gutuma rwose umuntu abitekerezaho no guha igisobanuro ibyabaye, agahita anagaragaza ko yishimye cyangwa ababaye bitewe n'ikibaye. Mbese ni njye muri njye kuri njye. Ahangaha ni ya sano umuntu yifitemo muri we nawe ubwe. Nanone imibanire n'abandi bantu hari impamvu ituma bahura bafite icyo bahuriyeho, cyaba cyiza cyangwa ikibazo bahuriyeho, kugira ngo barebe uko bakaba bashobora kwishima cyangwa se bakaba bashobora kwicara hamwe kugira ngo bashake igisubizo ku kibazo cyavutse. Ku mibanire bwite nanjye, umuntu ariganiriza, akanasesengura kandi agaha igisobanuro ikiri kumubaho, akanafata icyemezo wenyine nta wundi muntu ubigizemo uruhare keretse uwo yihitiyemo kugisha inama. Ku mibanire n'abandi haboneka igisubizo hagati y'abantu babiri cyangwa barenze bari bafitanye ikibazo, cyangwa se bari bafitanye ubumwe, noneho bakavuga bati reka ubumwe bwacu bukomeze, kiriya kibazo tukiveho, dusabane imbabazi, ubuzima bukomeze. Ibyo biba byaturutse nanone mu biganiro byabaye hagati y'abantu barenze umwe. Ku mibanire bwite nanjye, ni njye wenyine wishakamo igisubizo. Urumva rero ko aho bitandukaniye muri rusange ni uko kwireba, kwiganiriza, kwiyumva bigaruka ku muntu, agafata umwanya wo kwitekerezaho, ariko abatekereza ni hehe ashyira imbaraga, ni he atinya cyangwa adashaka kwinjira. Iyo wiganiriza ureba inguni zose k'uwo uri we, ukibonamo imbaraga, intege nke, ingaruka zishobora guteza, amahirwe n'imbogamizi muri wowe, biguma cyangwa se bigomba kujyana igihe cyose ushaka rwose gutera imbere ndetse no kwisobanukirwa. Gutekereza ku ntege nke zawe, ubwoba wibitsemo, urwango, ishyari, amaganya, agahinda,
kwitakariza icyizere, ingeso zakunaniye, ubujura, urwikekwe, kwicira urubanza, ubugambanyi n'ibindi byawe wakwiyuzuriza. Uzi neza amazina yabyo. Ni ingenzi cyane kuko bituma ufata umwanzuro wo gusenya ibyangiza umuntu w'imbere, ukamwubakamo ibituma abaho. Bisa no gusenya inzu yubakishijwe ibikoresho byoroshye, ukabisimbuza ibikomeye, ari nabyo bituma inzu ikomera, itasenywa n'ikije icyo ari cyo cyose. Mu yandi magambo, ni urugamba rwo kwirwanya ukitsinda. Urugamba ntirugira ikiruhuko. Uru rugamba rwose nta kiruhuko rugira, ruhoraho kuko ibituma tururwana bihora biri imbere yacu iteka kandi bihora bitwugarije. Akaga ko kwiyoberanya. Iki cyumba cya kabiri kibitsemo hafi intege nke z'umuntu zikomeye cyane, kandi nyirazo arwana no kuzigaragariza mu ruhame, cyangwa se arwana no kutazigaragariza mu ruhame kuko zimurega. Niyo mpamvu nyirazo akomeza kwiyoberanya. Ni akaga gakomeye cyane, kuko kubaho wiyoberanya urumva ko ikiba kizakurikiraho rwose kizaba atari cyiza na gato. Iyo agaragaza ko ashoboye kugenzura no kuba hejuru ya byose, uko akomeza kubigundira ni nako bikomeza kumuvuna. Byatinda byatebuka, hari igihe kigera bikamenyekana. Yagira amahirwe, akaba aribwo atangira ya nzira yo kwisobanukirwa, kwisura, kwihuza no kwiyunga nawe ubwe. Iyo adaciye iyo nzira, ahura n'akaga gakomeye ko kuyoba inzira, agashakira n'ibisubizo aho atagombaga kubishakira. Ibyo byose birushaho kumwongerera umubabaro, ari nako icyizere cy'ubuzima kirushaho kugabanuka, ndetse niyo mpamvu niyo wamuzanira abajyanama bameze bate, aguma hahandi, umuntu akabaho atariho, akabaho adahindutse kandi rwose ababaye. None ko byumvikana nk'ibikomeye n'umwitozo ugoye, ni iki cyakwifashishwa? Muri aka kanya ndagira ngo mvuge ku kintu cyerekeye ububasha kamere twahawe. Hari uburyo muri rusange iri jambo ryumvikana nk'aho ari ububasha bushingiye kandi bugarukira ku nshingano umuntu wese yahabwa n'abamukuriye. Nanone cyangwa noneho igituma ashobora gufata ibyemezo no gutanga amabwiriza runaka ku bandi gusa. Ni ukuvuga ngo niba nahawe kuyobora ikigo runaka, urwego rw'ibanze, mbihawe n'inzego zo hejuru z'ubuyobozi runaka, ibyo bimpa ububasha bwo gufata ibyemezo bikomeye kuko nahawe izo nshingano. Nyamara ubu bubasha ntabwo ari bwo ndimo kuvuga, kuko umuntu wese Imana yaremye yamuremanye ububasha. Ubu bubasha rwose Imana yabushyize mu nyokomuntu, ariko iby'isi yaremeye n'uburyo nyine haba izo nzego zitandukanye zituma abantu bumva muri bo nta bubasha bafite. Nyamara ubwo bubasha Imana yaburemanye inyokomuntu iyo ari yo yose, haba mu buryo bwo gufata ibyemezo, haba mu buryo bwo kugira ibyo ukora rwose mu bubasha wahawe, haba mu buryo bwo kubaho mu buzima busanzwe. Imana twese yaturemanye ubwo bubasha. Ubwo bubasha ariko yashyize mu nyokomuntu burimo kubabazwa n'ibibazo, intege nke wifitemo, ukagira ishyaka ryo gukira no guhitamo icyiza, giharanira no guteza intambwe cyangwa gutera intambwe yo kubohoka. Ibyo bikozwe na buri wese, umuntu agaharanira gutanga icyiza, byatanga n'impinduka nziza ku mibanire ye n'abandi rwose, byanga bikunze. Niba ushaka kurwana neza uru rugamba, reba uwo muntu wawe w'imbere, uganire nawe, umushime, umunenge aho atameze neza, urebe igihombo yaguteje cyangwa yateje n'abandi, uburane n'umutimanama wawe kandi utirengera. Ariko nanone ntiwirenganye. Nibyo bituma umuntu w'inyuma akora ibyiza uw'imbere yahisemo, kandi bizakorohera ndetse bizagira n'ingaruka nziza ku mibanire yawe n'abandi. Mu yandi magambo, umuntu w'imbere niwe uyobora n'uw'inyuma. Iyo rero ayobye,
n'uw'inyuma arayoba. Iyo ari mu nzira nziza, n'uw'inyuma agana mu nzira nziza. Umukoro: fungura icyumba cya kabiri, cya kindi cy'ibyo niyiziho abandi batanziho, ugisure urebe ibyo ukwiriye kugundira bikubatse kandi byiza, kuko birahari. Ubyishimire kandi ubisangize n'abandi, kuko gutanga icyo ufite kandi udashobora kwakwa n'uwo ari we wese nta gihombo bitera rwose. Twavuga kugira neza, gufasha abari mu kaga, n'ibindi byose wakwita ko ari byiza, bikuvamo rwose bivuye ku mutima, nta buryarya burimo, nta zindi nyungu ufite, ahubwo uvuga uti inyungu ni uko natanga icyiza kindimo kugira ngo gifashe abandi. Ubivomerere bikomeze gukura no gutoha muri wowe. Ku rundi ruhande, pfobya ibisobanuro n'imbaraga z'ibikuyobora bitari byiza, ni nk'ishyari, ubwoba, imijinya ikabije, gucira abandi imanza, gahinda no kwiyanga, ndetse no kwiganyira, kuzirikwa n'amateka mu buryo bugusenya, inzika, kwikubira n'ibindi byawe wakongeraho mu mazina yabyo. Urebe uburyo bikwangiza ndetse n'ingaruka bigira ku bandi wowe uzi neza. Reka gukomeza kubigundira no kubivomerera, ahubwo ubizinukwe, nubwo byo bikomeza kukwizingiraho, ariko ubwonko bwawe bukomeze kubirega ko ari bibi, kandi wiyemeze wowe ubwawe kubirwanya ngo ubyikize. Nk'uko Pawulo yavuze ati, shaka gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Ni ukuvuga ngo muri njye hari ikintu kibi nanze, ikindimo ntabwo ari cyiza, naracyanze mu mahitamo yanjye n'ubwonko bwanjye, naracyanze rwose. Ariko nanone kubera kamere yanjye kigakomeza kunyizingiraho. Ni nko kuvuga ngo mu bwonko bwanjye singukunze, singikunze, singishaka, ariko nanone kamere yanjye igahora inganisha kuri cyo. Nubwo bimeze bityo, ukwiriye guharana inyota no kubiharanira, no kuzacika rwose intege, bizageraho rwose ubitsinde kandi ugire imbaraga zo kubiba hejuru, kugira ngo ubiyobore aho kugira ngo byo bikuyobore. None bya bintu byose bitunanira, twifuza kureka, ibitubabaza, ibitwangiza byose, ibyo byatunaniye, uwabidukiza ninde mu buryo bwuzuye? Kuko dufite Imana. Ndagira ngo mbibutse ibyo dukwiriye gusengera, bidakwiriye kubura mu masengesho yacu. Iyo dusenze kenshi, dusengera ibibazo by'ibifatika, ibidutunga, ubuzima, duhora dusaba Imana ibyo, ariko hari igihe tutajya dusengera ibitunanira n'ibyo twibitsemo bitari byiza bya kamere, tukumva yuko ibyo twasabiye bihagije, nyamara mu migenzereze yacu tugasanga turi babi, ndetse babi cyane rwose. Mu byo usengera, nyuma yo kwibona neza uwo uriwe, kwishimira ku ruhande rw'icyiza nk'ingabire yaguhaye birakwiye rwose. Ku rundi ruhande, ubabazwe n'ibyakwangije, usenyuke, kandi we kujya mu ruhande rwo kwicira urubanza, ahubwo wumve neza uwo uriwe, usaba Imana kukubabarira no kukuruhura umutima wababaye igihe kirekire. Ntugire ikibazo cyo kugaragaza amarangamutima yawe ahiherereye, kuko uba usohora imibabaro yawe kandi ubwira Imana yawe bivuye mu kuyizera, iguha imbaraga zo kuva mu bikwangiza, kandi uvomerere ibyiza bikuzamukamo, nibwo uzagira impinduka nyazo, ukaba umuntu uhindutse. Nuko ibi numara kubitekerezaho mbere cyangwa nyuma yo gusenga, ushobora gusoma aya magambo akurikira, ukayafataho umwanya uhagije mu gihe witekerezaho. Zaburi 38 umurongo wa 3 kugeza uwa 5 haravuga ngo, kuko imyambi yawe impamye, ukuboko kwawe kukanshikamira, nta hazima mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe,
nta mahoro amagufa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye, kuko nakiraniwe bindengeye bihwanye n'umutwaro undemereye. Ndasubiramo rwose. Kuko imyambi yawe impamye, ukuboko kwawe kukanshikamira, nta hazima mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe, nta mahoro amagufa yanjye afite, nta mahoro amagufa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye, kuko ibyo nakiraniwe bindengeye bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9. Ariko arampakanira ati, ubuntu bwanjye buraguhagije. Amen. Kuko aho intege nke ziri niho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa kwirata intege nke zanjye, kuko imbaraga za Kristo zinjeho. Mbega amagambo meza. Aha tuvuge kwirata intege nke, nta kindi ni ukuzereka Imana nk'uko ziri, ntacyo uhisha Imana yawe, kandi Imana irakiza. Kandi uzi neza ko uzigaragaje, Kristo aza mu mutima wawe, ukabona imbaraga zinesha ahari intege nke, akahashyira imbaraga. Yesu afite imbaraga zikiza, kandi ijambo rye rirarema, ndetse n'imbabazi zihoraho iteka ryose. Niwe wagukomeza, uganire nawe agukize byuzuye. Ntagira igihe cyo kwakira no gukinga ku bamushaka. Nta habi wagera atagukura. Kingurira Yesu Imana umutima wawe. Ibikunanira byose ubiyikoreze, urugendo rwawe nawe azarusohoza rwose. Reka ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha, tugushimira wowe wakurikiye, kandi twibwira yuko hari icyo cyagusigiye cyagufasha mu buzima urimo, kandi ugisangize n'abandi, kugira ngo niba hari uwo cyafasha kimufashe. Ahangaha rero n'uru rugamba ni urugamba umuntu akwiriye kurwana we ubwe mu buzima bwe, kandi niba bishaka bikeneye, nta kabuza Imana iza bigufashamo. Nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza no kugubwa neza, nubwo haba hari byinshi muri wowe wiyumvamo intege nke, ndetse iki kiganiro kikagushyira ahantu gituma wiyibazaho cyane, byaba ari byiza kurushaho, kandi byatuma utangira urugendo rwo kwisobanukirwa uwo uri we, kandi ukaza kubona n'ibisubizo bikwiye. Wibuke rero gukora subscribe ku bakoresha Icyongereza na s'abonner ku bakoresha Igifaransa, kugira ngo ibi biganiro bijye bikugeraho mu buryo bworoshye, kandi ukoreshe link ya channel kugira ngo ubone ibiganiro byose ari ibyabanje n'ibingibi bikurikira, ndetse ushyireho na comment kugira ngo rwose tumenye uburyo twategura ibiganiro bizakurikira, kugira ngo birusheho gufasha benshi. Kandi Imana ishimwe ko ibingibi nateguye ntabwo ari ibyo hanze y'umuntu, ahubwo ni iby'imibereho yacu twese dusangiye kuri iyi si. Nibwira ko hari uwo byafasha, kandi bikamuzamura ku rundi rwego rw'imyumvire, ituma noneho ashobora kuba umuntu muzima. Imana ibahe umugisha.
kuyobya ibisobanuro n'imbaraga z'ibikuyobora bitari byiza nk'ishyari, ubwoba, imijinya ikabije, gucira abandi imanza, agahinda no kwiganyira, kuzirikwa n'amateka mu buryo bugusenya, inzika, kwikubira n'ibindi byawe wakongeraho mu mazina yabyo, urebe uburyo bikwangiza ndetse n'ingaruka bigira ku bandi bantu cyangwa se ku bandi wowe uzi neza. Reka gukomeza kubigundira no kubivomerera, ahubwo ubizinukwe nubwo byo bikomeza kukwizingiraho, ariko ubwonko bwawe bukomeze kubirega ko ari bibi, kandi wiyemeze wowe ubwawe kubirwanya ngo ubyikize. Nk'uko Pawulo yavuze ngo nshaka gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Ni ukuvuga ngo muri njye hari ikintu kibi nanze, ikindimo ntabwo ari cyiza na gato, naracyanze mu mahitamo yanjye n'ubwonko bwanjye naracyanze rwose, ariko nanone kubera kamere yanjye kigakomeza kunyizingiraho. Ni nko kuvuga ngo mu bwonko bwanjye singikunze, singishaka, mbabazwa nacyo, ariko nanone kamere yanjye igahora inganisha kuri cyo. Nubwo bimeze bityo, ukwiriye guhorana inyota yo kubiharanira kandi yo kuzacika intege igihe kizagera Imana igufashe kubinesha. None bya bintu byose bituzanira cyangwa se bitunanira, twifuza kureka, ibyo byose bitubabaza, ibitwangiza byose, iyo byatunaniye uwabidukiza ninde? Iyo dusenze kenshi dukunze gusengera ibibazo by'ibifatika, ibidutunga, ubuzima duhora dusaba Imana ibyo ngibyo, ariko hari igihe tutajya dusengera ibitunanira n'ibyo twibitsemo bitari byiza, tukumva yuko ibyo twasabiye bihagije, nyamara mu migenzereze yacu tugasanga rwose turi babi, ndetse turi babi cyane. Mu byo usengera, nyuma yo kwibona neza uwo uri we, kuyishimira ku ruhande rw'icyiza nk'ingabire yaguhaye birakwiye rwose. Ku rundi ruhande ubabazwe n'ibyakwangije, usenyuke, kandi we kujya ku ruhande rwo kwicira urubanza, ahubwo wumve neza uwo uri we, usaba Imana kukubabarira no kukuruhura umutima wababaye igihe kirekire, kandi ntugire ikibazo cyo kugaragaza amarangamutima yawe ahiherereye, kuko uba usohora imibabaro yawe kandi uyibwira Imana ikumva neza, ikureba neza, ishobora kumva n'umubabaro ufite uko ungana. Kandi bwira Imana yawe bivuye mu kuyizera, iguha imbaraga zo kuva ku bikwangiza kandi uvomerere ibyiza bikuzamukamo, nibwo uzagira impinduka nyazo ukaba umuntu uhindutse. Nuko ibi numara kubitekerezaho mbere cyangwa nyuma yo gusenga, ushobora gusoma aya masomo akurikira, ukayafataho umwanya uhagije, ndetse ukaba ushobora no kongeraho n'andi kugira ngo urusheho kwitekerezaho no gusabana n'Imana yawe mu gihe uganira nayo, mu gihe uganiriza umutima wawe uwerekeza ku Mana kugira ngo igufashe gusohoka muri ubwo bucakara. Kuko tubona iryo somo muri Zaburi 38 umurongo wa 3 kugeza wa 5, aravuga ngo kuko imyambi yawe impamye, ukuboko kwawe kukanshikamira, nta hazima mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe, nta mahoro amagufa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye, kuko ibyo nakiraniwe bindengeye, bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Wa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9 haravuga ngo ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri niho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Kwirata intege nke nta kindi ni ukuzereka Imana nk'uko ziri, kandi uzi neza ko uzigaragarije Kristo aza mu mutima wawe, ukabona imbaraga zinesha hari intege nke, ukahashyira imbaraga. Yesu afite imbaraga zikiza, kandi ijambo rye rirarema, ndetse n'imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Niwe wagukomeza, uganire nawe agukize byuzuye, ntagira igihe cyo kwakira no gukinga ku bamushaka, nta habi wagera
atagukura. Kingurira Imana umutima wawe, ibikunanira byose uyikoreze urugendo rwawe, nawe azarusohoza. Ikiganiro cyacu tugishoreje ahangaha tugushimira wowe wadukurikiye kandi twibwira yuko hari icyo cyagusigiye cyagufasha mu buzima urimo. Nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Wibuke rero gukora subscribe cyangwa gukanda sabone kugira ngo ushobore gukurikira cyangwa se kubona ibi biganiro mu buryo bworoshye, kandi ukoresheje link y'ikiganiro kuri uyu murongo wa KN TV cyangwa se Kubaho Ndiho TV. Ibi byose rero bizagufasha kujya ubona ibiganiro mu buryo bworoshye igihe cyose bizaba byageze kuri uyu murongo. Imana igufashe kandi iguhe umugisha.